Hello friends, ndabasuhuje. Nkuko mubizi muri no minsi ibiceri byarabuze, ariko hari uburyo bugiye butandukanye umuntu yajya akora amafaranga online. Niyo mpamvu rero nabateguriye izi application eshatu z'ingenzi zikora muri Afrika, zikora neza, wajya ukoreraho amafaranga online nta gishoro. No gukora amasurveys cyangwa se ukareba video. Nkuko mubizi rero application nyinshi zikora hanze y'u Rwanda cyangwa se hanze ya Afrika, muri biriya bihugu byateye imbere nka Amerika cyangwa se Ubwongereza ndetse na za Canada, ariko no munsi nabazaniye izikora muri Afrika neza. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga application yitwa Paid Work. Paid Work uraza muri Play Store yawe wandikemo Paid Work nkuko muri kubibona. Paid Work gutya. Ubundi usearching muri Play Store yawe urandikamo Paid Work gutya. Paid Work rero ni ina application iya kabiri iriho akantu kameze nk'ifaranga kihina. Urahita uza kandi install rero uinstall muri telefone yawe. Ina application irizewe cyane kuko ni imwe muri application zikoreshwa n'abantu benshi muri Afrika, ariko mukaba mutayimuzi. Nkuko mubibona rero review yayo cyangwa rating yayo ni 4.5/5. Kugira ngo ubone application ifite review zimeze kuriya biba bigoye. Iyi application rero irizewe cyane, ni nziza, dore ko kandi uhita ubikuza kuri bank account yawe. Simbabeshye ngo ni kuri Momo ntago bikunda. Ugomba kuba ufite account muri bank. Niyo mpamvu nayigize iya gatatu, kuko iya kabiri yo ubikuriza kuri Momo, ariko iyi ngiyi nayo wabikuriza kuri bank account. Nko kugira ngo mbereke ko iri rigo, uraza kuri Google yawe searchingamo is Paid Work legit, cyangwa se mu Kinyarwanda ushatse kuvuga ati se ino Paid Work ikora neza cyangwa yemewe n'amategeko. Nkuko maze kubibabwira rero, ku muntu ufite bank account biroroshye guhita bikuza. Nkuko mubibona bari kutubwira bati Paid Work is one of the most legit website I have and with. Ahanga ni kuri LinkedIn, mu muntu wa share inzo ideas ziwe. Reka dukomeze nandi turebe ko Paid Work koko ikora. Reba hano handitse is Paid Work real or fake. Katurebeho, none ko bari kutubwira bati paidwork.com is a legitimate platform. Bivuze ko ino platform ikora neza 100%. Kandi nanjye sukubabeshya narayikoresheje cyane, dore ko mu bihe bya corona twari turi muri lockdown. Iyi application niyo nakoreshaga. Ku bantu rero bafite bank account nababwira iki. Application ya kabiri yitwa Saga Pools. Nayo uraza muri Play Store yawe wandikemo Saga Pools. Kuriya byanditse Saga Pool gutya. Nundi usearching muri Play Store yawe. Saga Pool rero ni iya kabiri, ifite ikirango n'ubundi cyanditseho Saga Pool. Paid Surveys in Africa. Iyi application rero ubikuza kuri Momo. Niyo mwihariko, nicyo kinirusha iriya yari ya gatatu nari maze kubereka. Nayo mpamvu nayigize iya kabiri, iyo ibikuza kuri Momo. Saga Pool rero nkuko mubibona imeze gutya. Uraza ukande install nayo uyishyire muri telefone yawe. Saga Pool nayo bakubaza amasurveys. Iyi kandi icyo nabamenyesha nuko ari application izwi cyane nko gukora amasurveys muri Afrika kurusha izindi. Nkuko mubibona kuri review ifite 3.9. Iyi application rero isanzwe ikoreshwa n'abantu benshi muri Afrika bakora amafaranga online. Kandi ikiza cyayo nyine ikoresha mobile money cyangwa se bank account cyangwa se PayPal. Urumva uburyo bwayo bwose wabikuza. Katuze dusearching muri Google rero nayo mbereke ko iri legit. Nkuko mubibona kuri Google baratubwira bati Saga Pool Paid Surveys in Africa. Nkuko nabibabwiye, iyi ni application imwe mu zizwi cyane muri Afrika zerekana amasurveys. Nkuko mubibona ni y'Abanyafrika. None reka tuze turebe se Saga Pools ubikuza gute. Nkuko mubibona mobile money birakunda, bank transfer birakunda, cyangwa se ukayaguramo amayinite, cyangwa se ugakoresha credit card. Saga Pool rero irizewe, ni imwe muri application nziza nababimburiye. Application reza ku mwanya wa mbere nagize iya mbere na application mwese muzi ni social media, ni Facebook. Facebook rero abantu benshi mukunze kubona muri no minsi abantu benshi basigaye bayikoresha ba-uploadinga ama video. Surundi rukundo rero baba bayifitiye ni urwego rwo gushaka amafaranga cyangwa se ibiceri. Kandi abenshi ubyitwayemo neza abigeramo.
bikora rero mu buryo bwa monetization. Ndaje mbereke rero uburyo bumwe na bumwe ushobora gukoresha kurera amafaranga kuri Facebook. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite wujuje minimum requirements kugira ngo ukore monetization kuri Facebook ni ukuba ufite aba followers 5,000 kandi abo biroroshye kubibona mu gihe ufiteho friends. Ikindi ni amasaha cyangwa se iminota abantu barebyeho bagomba kuba barebyeho byibuza iminota 60,000. Facebook rero ni urubuga rwiza rwose rwinjiza amafaranga. Bavuga ko itari monetized mu Rwanda ariko nzabereka ko bayikoresha VPN wakoresha ubikuzaho amafaranga yawe. Nkuko mubibona ni iminota 60,000 na followers 5,000. Ngiye kubereka rero uburyo wahinduramo inshuti zawe. Nk'umuntu ufite inshuti 5,000 kubona aba followers byaba byoroshye. Ibyo ngiye kubereka rero, ubundi uzajya wa-uploadingaho video zawe kuri Facebook. Kubona views kuri Facebook ni ibintu byoroshye. Kubona aba followers rero, uraza ufungure Facebook yawe hano, winjiremo, ukande kuri utu turongo dutatu kuri profile yawe nyine. Numara kudukandaho urahita uza ukanda hano handitse turn on professional mode. Uraba ugiye kwinjira nyine mu banyamuryango bakora nka creators cyangwa se content creators. Uraba ugiye kwiyandikisha nyine nk'umuntu ukora ama video, wa uploadinga video. Ukandeho uza ukande hano handitse turn on. Numara gukanda turn on urahita ubusigaje utuntu duke wemeza, ubundi utangire ukorere amafaranga online ukoresheje Facebook. Nkuko mubibona nayo mfite inshuti 1,900 yose ngira aba followers 2,300. Hano umuntu wese uzajya kwaka ubushuti azajya ahita ahinduka umufollower wawe. Nkuko mubibona rero ku bantu bafite aba friends nk'ibihumbi 5 biba byoroshye guhita ubona aba followers 5,000 ukaba wujuje imwe muri requirements. Nkuko mubibona rero ushaka kuza uploadinga ama reels cyangwa ama video kuri Facebook. Kubona views si nka YouTube, biroroshye cyane. Kugira ngo ubone rero dashboard yawe uraza kandi hano handitse see dashboard. Nkuko mubibona nk'ubu ngiye mfiteho video zitarenze 5, niba ari nyinshi ni 6, ariko murabona ko nsigaje requirements byibuza 20%. Nababwira iki rero, Facebook ku muntu ubishoboye yayiyoboka, ariko mu gihe utayishoboye nyine wakoresha ziriya application naberetse hambere. Kora subscribe rero kugira utazajya ubasha gucikanwa n'izi update z'ingenzi. Murakoze.